Ndagusuje kandi nk'uwaha ikaze kuri ukunda kandi ukurikira Keya Empire nizere ko umeze neza cyane nk'uwaha ikaze rero turi mu cyaro cya kure cyane turi mu karere ka Gisagara murabibona ko twamaze kugera mu rutoki aho twazindukiye kugira ngo turebe uko ibintu byifashe abahinzi bamwe bari mu mirima barahinga rwose ku bwinshi bafite umurava ababyeyi bavuga bati reka dushake uko twakorera imyaka tuyibagare nyaboneka ejo tuzabona igitunga imiryango ariko kandi uko yagenda kose burya ubuzima ni hasi hejuru kandi si umurongo ugororotse niyo mpamvu benshi bazinduka nk'uku nguku bavuga bati reka duhinge niko kandi twafashe urugendo tugera mu murima w'ibitoki maze tuhasanga umugabo rwose uri gukorera insina ze dore ko zimwe zigaragara ko zifite ibitoki byiza cyane aratemberamo atwereka ariko kandi nyuma yo kutwereka yarabisaruye maze arabitara bimaze gutarwa niko gushya maze biratukura avuga ati ingoma kuzabishakamo agatobe cyangwa se akagwa dore ko byari byinshi cyane nyuma y'uko ahinze hafi hegitari zigera kuri ebyiri aha rero twanyarukiye mu ruganda rutunganya ibinyobwa nyaboneka kugira ngo turebe ubuziranenge bwabyo niko kugera ahakorerwa za nzoga bita dunda ubwonko maze dusanga amapipa amwe n'amwe ni uko aterekeranye muri ya gahunda yo kugira ngo abaturage banywe inzoga zitujuje ubuziranenge umwanda ni wose amapipa arasa nabi bimwe byanze kubira ibindi byabize niko kandi abaturage bavuga bati nyaboneka ko badukuye ku kago ko badukuye ku kigage ko badukuye ku busha tuzabigenza gute ariko mwirebere 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 rwose ngizo za nzoga duhora tuvuga nyaboneka ngizo za nzoga duhora tubabwira ati nyaboneka muzireke ngibyo ibintu bazitaramo ukuntu biba bisa nabi benshi bati nyaboneka nizo ziryoha ariko wazinyweye nkubwiye ko dore ngubwo ubushera bwanze kubira ngicyo ikigage nacyo cyanze kubira ariko ubundi nta kigage kitabiraga ngira ngo rero amapipa murayabona uko agerekeranye ni mu mwanda mwinshi cyane rero nyuma yo kuhagera tukaba twasanze ari uko gahunda zimeze ngizo rero za nzoga mu mwanya yaboneka dore ngibyo ibintu bashyiramo ngibyo mana yanjye ngibyo bya bintu bashyiramo dore ibintu bapfundikiza dore ibintu bapfundikiza we twavuga ngo rero inzoga ntabwo zujuje ubuziranenge nta bwiza ntaki ngaya mapipa bashyiramo rwose atujuje ubuziranenge twavuga ngo nyaboneka izi dunda ubwonko zizabica izi mvango zizabica dorera we rebera ibyo bintu hirya wagira ngo ni ibiki bihateretse izi pipa rero nizo zikorerwamo za nzoga nyaboneka munywa ugasanga mwabyimbye amaguru benshi bati reka nivire kuvoma nyaboneka ninywera amazi kuko nta kundi nabigenza nzamuke uwo musozi kuko ubuzima ndabona butoroshye cyane ni ku kagoroba akajoro akazuba kararenga niko kandi abandi bavuga bati reka tuvome amazi tujye kongera dukore za mvango cyangwa se muri rusange tujye kongera dushake uburyo ki twakora agatobe katemewe ariko kandi ibitoki niko nabyo bitegerejwe ko byakwera kugira ngo babashe kuba babyengamo urutoki aha rero benshi bati nyaboneka mu Rwanda batuvanye ku gatobe batuvanye muri rusange ku kagwa gakondo bamwe bati ibi bintu tuzabikizwa nande tuzabikira gute ariko rero icyo nakubwira ko nuko izi nzoga muri kureba rwose ari zimwe mu nzoga zigenda zikakujya mu mitsi ukajya wumva wagira ngo ndubaga impande ndebera ibi ni ibitoki nibyo akabo gashobora kuvamo ariko kandi hari abandi usanga benga inzoga nk'izi muri kureba rwose nta kintu na kimwe kindi kirimo usibye ibintu bagiye bavanga bigenda bikica ubuzima nimba rero uzi ko bajya kunywa izi nzoga ndebera ibintu buri kunywa nyaboneka ese izi ni inzoga aya ni amasaka n'urwagwa ni iki nawe uza kumbwira muri komenti nimba ubona icyo ari cyo gusa njyewe numiwe mabure narakubwiye ati nyaboneka ibi bintu wishoramo ibintu wiha kandi nyaboneka bizagukoraho ngaho nawe ndebera rwose undebere inzoga rero polisi y'u Rwanda ikaba yarazihagurukiye mu rwego rwo kugira ngo irengere ubuzima bw'abanyarwanda irengere ubuzima bw'umuturage dore ko bavuga bati umuturage ku isonga nyaboneka umuturage bashyira ku isonga akisonga anywa ibintu nk'ibi ngibi umenye ko byanze bikunze atari byiza dore icyo kintu ikintu nk'iki bakakiguha ukakinywa ukagishyira mu nda ukumva uratuje watekanye nyaboneka jya umenya ko
uri kwica ubuzima bwawe, ibintu nk'ibi nakubwira ko bigenda bikakubyimbya umwana wabinyweye we noneho ajya mu ishuri ukagira ngo nta mwarimu bigeze bahura, dore ngibyo ibishashi kandi birapfundikiye, wowe nta muntu wapfundikiraga urwagwa gutya kubera ko wasangaga rwatombotse, icyo bita gutomboka murabizi, abantu bazi ikijyanye no gutomboka, izi nzoga rero nizo zishe abanyarwanda, nizo zimaze abanyarwanda, dore benshi abagera kuri 40 na bangahe bamaze kwitaba Imana, ubwo rero nawe nizere ko utazajya mu mubare w'abamaze kwitaba Imana kubera izi nzoga, nyaboneka inzego zishinzwe umutekano natwe tuzakomeza tubababere kugira ngo tubabwire ibibi by'izi nzoga, dore sinzi ibintu birimo, sinzi ibintu birimo we. Noneka rero niba nawe ushaka ko izi nzoga zicibwa burundu, izi nzoga zitazongera, nizere ko ugenda ukanda kuri subscribe kuri iyo video kugira ngo ubashe kugira byinshi nawe usangiza abandi. Kora share, kora share ubabwira ati dore bya bintu bitungwa burya ahantu bituruka, ndebera ntabwo tubyanze ku rutoki, nyaboneka mu rutema mukenga, imitobe mukenga, akagwa, ariko ujye umenya ko uko byagenda kose bwa bukwe ujyamo bakaguha inzoga ukabona wazihaza, wataha mu gitondo ugasanga mu nda nta kintu kirimo cyangwa se mu nda hari kukurya, jya umenya ko nta kindi wanyweye cyangwa se nta kindi cyabiteye izi nzoga uri kureba kuri kamera. Aya mapipa rero niyo akoreshwa mu kwenga izi nzoga, ubwo abantu bafite nyaboneka ibirebana n'ubukwe cyangwa se bafite ibirori bigiye bitandukanye, mwegere ba mudugudu mubanze mubereke aho mwaserekeye amasaka, mubereke aho mwataze agatoki mu rwina, mubereke uko mugiye kwenga, nyaboneka abanywa za pakime cyangwa se bashyiramo za pakime mumenye ko ndebera uwo mwanda, dore umwanda, dore umwanda mama we, dore umwanda sha, mbega umwanda, dore umwanda we, ayiwe, mbega umwanda, dore umwanda sasa. Ubwo rero abantu bafite ibirori nk'uko nabibabwiraga, nyaboneka mushake uburyo ki mwenga ibintu nyaboneka bifite ubuzima, bifite ubwiza, kuko ibi bintu ntabwo wabinywa mu gitondo ngo uzabashe kugira icyo wikorera uko byagenda kose. Dushimira cyane inzego z'umutekano, aha rero turi ni mu karere ka Gisagara, izi ni zimwe mu nzoga zafashwe na polisi y'u Rwanda muri ya gahunda yo kugira ngo bace inzoga zitemewe cyangwa se inzoga zikoranywe umwanda, inzoga zitujuje ubuziranenge, ariko kandi munirinde no kunywa ibyuma. Izi nzoga rero kugira ngo nyaboneka aho wajya hose ugasanga hatetse ibintu nk'ibi, ikindi mwirinde zino nzoga nakwita za dunda ubwonko, harimo n'abajya banywa za zindi bavuga bati sinzi ugize gute, ati abandi batiyambarira ibyansi, abandi bati amazina menshi mujya muvuga, rero nyaboneka nizere ko izi nzoga muzirinda uko byagenda kose kuko si nziza cyane. Urabona ko ayo mapipa ibyo mureba rwose ntabwo wabinywa nawe ngo uzagire ubuzima, aho kugira ngo unywe ibi ngibi uvuga ati reka ninywere amazi, byose ni burundu, nyaboneka reka ninywere amazi. Mushake rero uburyo ki nyaboneka munywa inzoga zujuje ubuziranenge, ariko kandi abenga agashira keza, mwegereze ubuyobozi bw'umudugudu cyangwa se bw'akagari, mubwire ati njyewe rwose amasaka dore ngaya mba nayanditse mubireba, ntimukavuge ko nenga inzoga zitujuje ubuziranenge, dore ngibi nyaboneka. Rero nizere ko bibabera isomo, bibabera nyaboneka ibitoki nk'ibi ngibi mwengemo imineke cyangwa se mukuremo imineke, ariko izi nzoga mureba kuri kamera muzirinde, iyi ni dunda ubwonko mbi cyane, natwe rero hano kuri Care Empire ntabwo tuzigera ducogora, ariko abakorera urutoki bavuga bati dushake uburyo ki dukuramo agatobe keza, dukuramo akabo keza, namwe mukomeze mushyiremo akabaraga mwirinda yuko hari abaca mu bihumye bakabasha nibura gutuma hengwa inzoga zitujuje ubuziranenge. Mwiyambaze inzego mujyane ku nganda zemewe kugira ngo tubashe kunywa agatoki gafite umwihariko w'umwimerere.